Turabasuhuje mwese nshuti bakunze b'ikiganiro amateka ya Bibiliya. Muri uyu munsi twifuje kubagezaho amateka y'igishushanyo Nebukadinezari yarose. Uwo mwumva ni inkuru nziza bakate tubahaye ikaze. Ubuhanuzi bukomeye bwerekeye ingoma z'abantu nicyo gishushanyo cyo mu nzozi za Nebukadinezari umwami wa Babuloni, wari umwami ukomeye kandi ufite inyota yo kugera ku rwego rusumbyeho. Yifuje kumenya ibizaba nyuma y'igihe cye, kandi mu nzozi z'igishushanyo yarose kitashoboraga gusobanurwa n'umuntu n'umwe, Imana yamenyekanishije ibyajyaga kuzabaho. Nebukadinezari wizeraga ko Babuloni izahoraho iteka, Imana yamuhaye kurota inzozi. Yahaye Nebukadinezari ubusobanuro bw'izo nzozi kugira ngo Nebukadinezari amenye ko Babuloni itazahoraho iteka. Ndetse umwami amenya ko ukuri kurenze imigambi yo gukomeza ubwami bwa Babuloni. Imana yahaye Nebukadinezari kurota izo nzozi no kubona ubusobanuro bwazo atari ukugira ngo umwami wa Babuloni abimenye wenyine, ahubwo kwari ukugira ngo umwami wese uzamukurikira azamenye ko ubwami bwo mu isi ari ubw'igihe kandi bugomba guhanguka, ndetse ko ubwami buhoraho bwonyine kandi butazahanguka ari ubwami bwa Kristo, buhagarariwe na rya buye ryaje guhinduka umusozi munini maze rigakwira isi yose. Igishushanyo cyose cy'umuntu cyari gihagarariye ubwami bwa muntu, ariko imigabane y'icyo gishushanyo, ibishushanyo by'ibyuma bihagarariye ubwami bune bukomeye bwahinduye isi, bwari guhera mu gihe cya Daniyeli bugakomeza bukaganza ku isi. Ubu bwami butangira kuri Babuloni, kandi ku mutwe w'icyubahiro cyabwo bwari buyobowe na Nebukadinezari, ndetse wabaye umwami wahinduye isi mu buryo bugaragara cyane. Umwanditsi umwe yaravuze ati, haba mu baturage benshi no mu mateka ya kera, ubwami bwo mu majyepfo bwa Babuloni bwaruse Ashuri birenze urugero. Aha muri Babuloni niho habaye ihuriro ndetse n'intangiriro ry'isanzuramuco ryaje gukwira hirya no hino muri Aziya y'Uburasirazuba. Muri icyo gihugu havumbuwe ibisigisigi bimwe by'isanzuramuco rya kera ryari riteye imbere bitari byaravumbuwe, kimwe n'ibyari bimaze igihe kirekire cyane biriho. Babuloni yari ihagarariye umuco, isanzuramuco, ubuvanganzo ndetse n'imbaraga itegeka byose y'ibyerekeye iyobokamana. Nta murwa mukuru w'isi wigeze uba ihuriro ry'ububasha, ubutunzi n'umuco mu gihe kirekire giri. Byari bikwiriye ko ihishurirwa n'umuburo biturutse ku Mana byagombaga guhabwa ubwo bwami bukomeye bwahinduraga isi. Ariko Babuloni ikomeye kandi y'izahabu yaje guhanguka mu mwaka 539 mbere ya Kristo, iyobowe n'abami b'abanyantege nke Nabonidusi n'umuhungu we Belushazari. Ibyo byabaye mu gisekuru iri hishurwa ryatangiye. Babuloni yakurikiwe n'ubwami bw'Abamedi n'Abaperise n'umwami wabo Kuro ukomeye hafi imyaka igera kuri 200. Ubuperise bwashushanywaga n'ifeza kuri icyo gishushanyo Nebukadinezari yarose bwicaye ku ntebe y'ubwami bw'isi. Mu mwaka 331 mbere ya Kristo, Dariyo wa gatatu yarwaniye ubutegetsi na Alexandre mukuru mu rugamba rwabereye ahitwa Aribera, maze Alexandre wo mu Bugiriki ahinduka umwami w'isi. Ikimenyetso cyarangaga Ubugiriki cyari umuringa. Alexandre yatanze mu mwaka 323 mbere ya Kristo, maze mu myaka mike ubwami bwe bugabanywamo ibice bine byari bihanganye, kandi mu kinyejana cyakurikiyeho ubwami bucika intege cyane, bityo busigara ari umuhigo w'ubutegetsi bwakomeraga ku isi bw'umwami w'abami bwari buherereye ku ruzi rwa Tiberi. Roma yatsinze umugabane wa Siriya w'ubwami bwa kera bwari bukomeye bw'Ubugiriki mu mwaka w'190 mbere ya Kristo. Itsinda akarere ka Makedoniya k'ubwo bwami bwa kera mu mwaka w'168 mbere ya Kristo. Mu gihe Egiputa nayo yemeye ubutegetsi bw'ubwami bw'icyuma bwa Roma muri uwo mwaka. Nubwo yari ubutegetsi bwa Repubulika, Roma mu itangira ryayo yari yunze ubumwe. Nyuma yaho yaje kuba ubwami bukubiye hamwe ubundi bwami. Mu bwami bwa Roma hajemo kwigabanyamo gushushanywa n'uruvange rw'icyuma n'ibumba. Ibyo byabaye biturutse mu kwigarurirwa kwihuse kwakozwe n'ubwoko bw'Ababarubari baturutse mu majyaruguru no mu burasirazuba bw'Uburayi mu kinyejana cya 4. Kandi Roma ubwami bw'icyuma irasenyuka burundu binyuze mu gushyingirana, aribyo ubuhanuzi bwavuze ko bazivanga n'urubyaro rw'abantu ariko batazafatana. Hakoreshejwe imbaraga zikomeye kugira ngo ibihugu by'Uburayi bifatanyirizwe, aribyo byakomotse ku kwigabanya k'ubwami bwa Roma mu ishyanga rimwe rihuje, nyamara ntibyashoboye. Bakoresha imbaraga za gisirikari. Charlemagne na Napoleon bashatse kubaka ubwami bwunze ubumwe, ariko birabananira. Ubuhanuzi bwavuze ko ibyo bice bitazigera bifatana nk'uko icyuma kidashobora kwivanga n'ibumba. Ijambo rivuga ngo ntibazafatana rikomeye cyane kurusha imibanire mu bya politiki y'ibihugu cyangwa imbaraga za gisirikare. Mu minsi y'amahanga aheruka yakomotse mu kwigabanya k'ubwami bwa Roma, Imana yo mu ijuru izimika ubwami bwayo butazigera buhanguka kandi butazahabwa ubundi bwoko uretse ubwoko bwayo bwite buzaturamo iteka ryose. Kandi izo nzozi ni iz'ukuri no gusobanurwa kwazo ntiguhinyurwa.
Aha niho dusoreje igishushanyo Nebukadinezari yarose n'uburyo icyo gishushanyo cyashushanyaga ubwami bw'abantu. Ibi mushobora kubisoma mu gitabo cyitwa The Ancient Empires of the East icya 890 ndetse no mu gitabo cyitwa A History of Babylonian and Ashur edisiyo ya 4.